motherfucking Eagle Double G. Good morning, teacher, sit down. Thanks. Okay, rero tudatinze hagira umuntu mwahaguruka adusengera ariko weho sha dusengere nabona ufite n'umunwa munini. Mwifate neza dusenge sibyo? Ngo komereza dusengere. Bana yacu turagusenze turagushimye kuri uyu munsi. Wakoze neza rwose tuva na muri mwaka wa gatandatu w'ibitabi nubwo byari biryoshye. Ariko mana tukweretse uyu mwarimu uri hano ngaha. Oh no. Tumeze nk'uw'igisabo cyo muri 90. Mana kandi tukweretse nawe no. Ameze nk'ikigo cya Primus kiritse. Uzagomeza tubare nawe. Uzatwereze n'ibyana birenze. Tubone uko dutereta kuko nibyo twamenyereye. Amen. So guys, ubwo tuvuye mu mwaka wa gatandatu ibibazo byabananiye mu bibwire mbashe kubibakemurira sibyo se? Teacher, kuva nahereye niga nkahera abageze muri kaminuza kabaye n'iki cyongereza. Okay, namutindiye rero tega amatwi y'ijambo kabaye ariko se bwo kabaye. Okay, kabaye ubundi mu cyongereza baravuga ngo ni happen. No. Okay, naho ndi muntu ufite ikibazo se hano ngaho ngambazera mu gihe tujye ku isomo ry'uyu munsi ra. Ukazo ngabona terura urutoki hejuru ambaze nta birenze. Ndahari. Message. I have another question. Okay, weho sha. Teacher, konja numva ngagaterera nzamba mu cyongereza. So guys, agaterera nzamba kaze nakubwira gato. Ariko bura agaterera nzamba akavuga. Okay, mama mujye gukina ndakavuga muvuyeyo. Ndakavumanze mujye gukina. Ubundi kumva ndababwira mukanya ubundi warikuye sha. Ndaje ndagukubita urambwira ahantu warikuye. Ijambo na urahambwira mubanze mujye gukina. Oh no. No. Ibintu nabigisha sinamenye. Yagiye mwayikoze neza wagize makeya ugezeho n'ibice bitanu mayinazi ubwo wari mu mwenda azasubira imyaka 10 muhite muhaguruka mutahe sibyo? Mutahe tuzagaruka gutaha komeze n'ibindi somo murakoze cyane kuba mwitabiriye nta namwe gusa ariko kirakinuye hasi nzihorera nzakirisha umuserebanya waguze uko kimeze saa sita muri ranch nawe reka nanjye njyana ibikoresho muri sale nawe ariko nzabyica.